ubundi twakira ababyeyi abaje kwipimisha ubwa mbere tubakira ku wa mbere. Hanyuma umuforomokazi Sifa Deodente n'umwe mu baganga bakurikiranira hafi ubuzima bw'ababyeyi batwite mu kigo nderabuzima cya Gatenga mu mujyi wa Kigali, we na Habumuremyi Baptiste uyobora iki kigo nderabuzima baravuga uburyo n'inshuro basanzwe basuzuma ubuzima bw'umwana uri mu nda na nyina mu gihe cy'amezi 9 yo gutwita. Ubundi tugomba kubapima inshuro 4, baza ubwa mbere tukabaha randevu y'amezi 2 kugeza babyaye, ubundi bagomba kuza inshuro 4. Ubundi iyo yubahirije kuza afite amezi 3 n'igice biramukundira ko azi inshuro 4 zose arazigeza byanze bikunze. Umubyeyi usanzwe agomba kwipimisha inshuro 4 kuba akimenya ko atwite, tukamuha amarandevu bikurikije n'amavizite kugira ngo yuzuze 4 visite standard, 4 visite standard. Bango izo nshuro 4 agomba kuzipimisha mu mezi 9 bitewe n'igihe yatangiye, kuvuga ngo yatangiye mbere y'amezi 3. Izi nshuro 4 umubyeyi yarasanzwe yisuzumisha zigiye kwikuba 2 zibe nshuro 8 nkuko biri muri gahunda nshya yasohowe n'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima OMS. Dr Felix Sayinzoga umukozi wa RBC mu ishami rishinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana avuga ko hatazabaho gusuzuma gusa, ahubwo ko iyi gahunda izanajyana niyo kunyuza mu cyuma kizwe nka ecography birenze uko byari bisanzweho, ndetse kandi yanasaba ababyeyi kuzitabira iyo gahunda nitangira. Ni ingenzi cyane uruhare rwabo kuko icyambere dushaka nuko bo bumva ko iyo service ibabereye. Ni nacyo cyari kigamijwe cyane iyo gahunda ijyaho. Bivuze rero nibo navuga yuko bari kuri aribo bari ku murongo wa mbere. Rero icyo twe tuzakora cyane nuko bahugurira igihe babwirizwa kwitabira, aho babwirizwa kwitabirira n'ibintu babwirizwa kubonamo. Ikindi nababwira nuko gisha cyane muri uko kubonana n'ababyeyi harimo ikintu kitari gisanzwe kimenyerewe, aricyo navuga kunyura mu cyuma ecography, kikaba tubona ko kizanatuma ababyeyi bacu bashobora kwitabira kuko bazaba bumva ari indi service bagiye kubona shasha. Iyi ni inkuru ababyeyi twasanze ku kigo nderabuzima cya Gatenga bakiranye ibyishimo ngo bayitezeho kugabanya ingaruka zirimo n'imfu bashoboraga guterwa no kutamenya ubuzima bwabo igihe ku kindi. Byakiriye neza cyane kuko hari igihe umudamu batwite afite ikibazo mu nda ariko atakizi, kuko kunyura muri eko byasabaga amafaranga kandi hari igihe umuntu afite ubushobozi bukeya, urumva ko bizaba bigenze neza cyane. Nk'ubu nge naje kunyuramo indi ifite amezi 7 mfite ikibazo mu nda numva ndi kuribwa, uretse ko nge nta ndwara bambonyemo. Ngiye kubyara ecography, nagiye kwa muganga basanga umwana afite ikibazo, bahita banyohereza i Masaka. Nibwo nayiciyemo bahita bambwira ko ngomba no kuguma aho ngaho ku bitaro ko igihe cyo kubyara cyageze. Bizakemura byinshi, hari nk'abana bapfa bavuka, hari ababyeyi bapfa bari kubyara, urumva rero bizajya bigenda bifasha benshi. RBC iravuga ko ubu hari kunozwa inzira zose ku buryo umwaka utaha uzagera iyi gahunda yatangiye gushyirwa mu bikorwa. U Rwanda ni kimwe mu bihugu 4 byonyine byatoranyijwe n'umuryango w'abibumbye gutangirizwamo iyi gahunda ngo kuko rwagaragaye nk'urwihutisha gahunda z'ubuzima mu baturage. U Rwanda ruri kumwe n'Ubuhindi, Zambia ndetse na Burkina Faso. Ndi Clarisse Karasira, i Kigali ku bwa Flash TV.